Kera njye nari umuhanga cyane cyane niga primaire guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu sinigeze ngira amanota ari munsi ya 90%. Ubu kandi no twigira ibihekane. Aha ya no nshaka rero. Kuko nigeze ngira n'amahirwe nza mu bana batsinze mu kigo ngirirwa amahirwe kujya gusangira na first lady. Naho nagiye muri village rigure nje mwana banditse ku gihe. Kari nye mwana watsinze mu bana 200 bose ya Jeannette Kagame mbwire nkwereka ifoto ya ndayifite fite n'aka video mbwire nze kukakweza ndiyo no mu bana 200 bahuye nabo ni ngiye mwana watsinze navuze umuvu ngiye nari umusizi ari ubuzima nyine umuntu agenda acamacamo impano zikagenda zibura naga ari ngombwa ngo bwose mbuvuge ako ngiyewe ndi mumwe mu bantu bazi kwandika imivugo kandi neza mbikuye mu mutwe nishimwe rwose urumva ko nibura iki kintu uvuze hari handi wakivuze nahandi hano nigeze nyivuga gusa abantu banzi kumba ngukuyemo ijambo rero yego abantu banzi niga Kabuga 2015 Serika tubasuza kunzi ba Pasamana se Media TV bakunze Murage Family TV mwese bakunze ba Jojo Giovannis hagire indi zina kabiri Nayituriki Giovannis umeze neza meze bon makuru kize ni meza yes rero inshuro nyinshi twaye dushidikanya ku bushobozi bwawe bwo mu mutwe tukibazura mukobwa ukiri umwana kuriya ukiri ku ntebe y'ishuri nakuyivuyeho ejo tukibaza tuti warize primaire gira secondaire harangiza aho wasanga ikibazo rwose bitakabaye umuntu akubaza sinzi impamvu ni yihe hari ubuzima bwonyine bwihariye byaba bituma ari wenda bwagukozeho mu mitekerereze yawe ukaba itihuta itabangutse nta buzima bugoye nigeze mbamo tubwire Giovannis ni muntu kininde manzi mumbwire neza ntabwo kwa tukwibeshaho nyamara ukuntu ufite ubuzima background y'umwihariko man Giovannis ndi umwana w'umukobwa w'imyaka 21 n'umwe ego mvuka mu muryango w'abana bane ninjye mutoya my mother was mama wanjye yarapfuye nago muzi pore kabisa nagiye nkurira kubera kubura ibuze umubyeyi uri muto genda ukurira mu buzima bugiye butandukanye nagiye ngora abantu cyane abantu benshi bagiye bandera barabizi narabagoye pe narabagoye ku rwego rwo hejuru nanisabana cyabimbwira nanyo ngo kuranje ajya mbwa ati nimba umwana wangoye urimo rero buriya yukuze nta mama ufite papa gusa nyine biragoye cyane akora nashimira papa wanjye ko yabaye papa akabana mama akambera umubyeyi mwiza arankunda pe wanjye arankunda nyine n'umwana yarankundaga cyane ku rwego ntashobora kubitekereza ako nyine ubuzima hari ubuzima nyine umuntu aba yagiye akurira bo bugiye butandukanye hari nibwo ntavugira kuri kamera kuko ngiye naga ibintu byose nabishyira hanze ariko nyine mu bijyanye no kwiga kera ngiye nari umuhanga cyane cyane niga primaire guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu sinigeze ngira amanota ari munsi ya 90%. Ubu kandi no twigira ibihekane aha ya no nshaka rero kuko nigeze ngira n'amahirwe nza mu bana batsinze mu kigo ngirirwa amahirwe kujya gusangira na first lady. Naho nagiye muri village rigure nje mwana banditse ku gihe kari nye mwana watsinze mu bana 200 bose ya Jeannette Kagame mbwire nkwereka ifoto ya ndayifite fite n'aka video mbwire nze kukakweza ndiyo no mu bana 200 bahuye nabo ni ngiye mwana watsinze navuze umuvu ngiye nari umusizi ari ubuzima nyine umuntu agenda acamacamo impano zikagenda zibura naga ari ngombwa ngo bwose mbuvuge ako ngiyewe ndi mumwe mu bantu bazi kwandika imivugo kandi neza mbikuye mu mutwe nishimwe rwose urumva ko nibura iki kintu uvuze hari handi wakivuze nahandi hano nigeze nyivuga gusa abantu banzi kumba ngukuyemo ijambo rero yego abantu banzi niga Kabuga 2015 nari nyine mu kigo barahagararaga urabona ikigo cyose ureba ku kigo yego ari ukuntu araba hano hejuru bakinira basket nibiki noneho hasi akaba hari abantu banekaga hejuru kuri stage hejuru barangiza ikigo cyose director akavuga ngo nimusubiremo ngo Giovannis superstar yari mu kigo hose ngo Giovannis superstar nyine
nyine ngiye mu kigo hose mpita mba Jovanisi superstar kubera ko navugaga imivugo rimwe na rimwe nkazanamo n'ubwato kuko ninjye waririmbaga bakabyina ibintu byo kubyina ntabwo ari ibintu byanjye noneho nabona babyishe agahita avuga ngo murabyishe muri mikoro n'abantu bose babyumva abayobozi rero b'akarere b'umurenge rimwe baza kudusura ku kigo bagira ngo nanjye utoza abo bana kubyina ariko niyo ngiye wabaririmbiraga kubyina ntabyize habe rwose ni ikimeka noneho njyewe nkajya ndirimba nkanavuga n'imivugo ushobora guhagarara nkavuga n'umuvugo kuko hari ubuzima nigeze ncamo tubikavuga sinzabyibagirwa sorry kuba ngiye kubivuga ariko bwari ubuzima bugoye nabanaga na sister wanjye gusa mu nzu papa yari yaragiye mu kazi tubana mu nzu wa babiri kandi ni muto andusha imyaka 2 ni mukuru kuri njye ndusha imyaka 2 noneho mana nkajya mu bukwe kumva ngewe ndi umuntu wikundira ubuzima bwiza bubaho ni umuntu ukunda kurya neza ndi umuntu ukunda kubaho neza nyine tu kuko njye mfata n'umwanya nkisohokana umwe nta kigare ngira nta bantu kuko abantu benshi numva twasohokana nababambwa ngo tujye mu mayogasi ngo ndibintu byo kujya mu tubari ngo twagiye gusinda nimba numva nishaka ubuzima bwo kugenda nkisohokana ku mazi nkumva datuje noneho ndeba ubuzima njye na sister wanjye tubayemo ntago bwari buba ariko nubwo bwari bwiza nigira inama sinzi ukuntu umutima wangiriye inama oya naciye ahantu King James ari kuririmba ari kwamamariza Airtel yego noneho ndamuririmbira amabitano ndavuga ati be ku bintu byo kuzajya umuntu ahura n'abahanzi bigira amafaranga n'ubwa mbere nyewe nafashe bitanu ndasara ndirukanka bandagiye mbanyahaye mukuru wanjye arambwira ati reka rero tuyaguremo ibirayi byinshi buri munsi tujye turya ifiriti ati yewe none ubwo ndaje nabwo ati ku bundi ni kintu kindi ntakora nkajya mbona amafaranga nangira kwihimbira imitwe ndaragiye ngura registre ngura n'ikaramu noneho nkajya njya kusha Imana we nkajya njya mu bukwe story nanjye bwangiranze nkajya njya mu bukwe naguze registre nareshya ukunda bukura baye mure ndi mugufi pe ako nareshyaga ninya ukabona nyina kanu kakana karangwa kagakura ariko kaza ubwenge nkajya mu bukwe sinzi umugeni sinzi umukwe nkabandagiye numvisha amazina sinataga reception ngiye kumva amazina gusa najyaga muri reception nkarya namara kurya sindindiye ngo bibi byose birangire ubundi nkumva amazina ari n'igihe naryaga nkumva amazina umugore umugabo nkabandatashye niruka cyangwa agenda nkihisha ahantu nkandika umuvugo nkabona uraryoshye nzi kwandika nigaga mu wa 3 primaire nkumva uraryoshye sasa rero nkafata rwa rupapuro rwanjye nkabisubiramo mfata vuba mu mutwe nafataga vuba icyo gihe ubusinzi ibintu nanyweye nkabisubiramo sasa nkabandagiye nkarebe musi wa muntu buri buvugira nkavuga ati rero ngewe ndaza waje kukora muri dote cyane oya dote najyaga kumva amazina nkahita njya guhimba reception ninjoro nkamenya hiri bubere yewe n'imodoka nkayitsindagiramo paka wakoze umuvugo nta umuntu bizi nta muntu nta ubukwe habe n'umuntu n'umwe nzi muri ubwo bukwe nkagenda nkajya mu bukwe nkabandagiye negereye musaba ati rero ngewe ndi wo muryango kwa rona kandi ndi mubyara w'umugeri cyangwa nkabeshya ndi muri umunawe nibiki ndaza kuvuga umuvugo ni byiza nyereka akareba ndaguhamagara rwose muri reception uzovuga umuvugo abageni nibaza kuko baba bagiye nko kwifotoza bataraza muri sare ubwo nkajya mbere bakajya bakabona umugeni ntanze umukwe nazi bakabona mvuze umuvugo kandi ukabivuga neza cyane rwose ubu ndi mu gutata nkareba wa mukire wambaye ikoti papa umwe winda n'iki nkavuga ati ngewe wenda umugabo yitwereke ngerike hamwe buze kuma amafaranga muraza kuvugana yakubwangaye se yambwiye 10,000 ngo buse ndayafite kuko mfite nka 3 se cyangwa 5 ati ntacyo yame ngagenda nkabwira undi ngaho wicaye agahita agenda akajya ku yindi ntebe ngahita mvuga ati ukavuga umusore ubwo nkava ngahita njya aho bicaje haba abagabo ati mama cyangwa papa Christine yambwiye ati rero uze kuma amafaranga kuko nabavugiye umuvugo nyuma y'ubukwe muraza kuvugana baranzi se nabona maze kuhakura amafaranga hakaba ari n'abanyikundiye bakahita umwe araje amaye 1,000 undi amaye 2,000 nahitaga kandi ubwo nta bwenge bwo kuvuga ngo ndatega nirukanga n'amaguru kandi ubwo ni ninjoro ngataha nuko nagiye nshaka amafaranga gutyo mbese muri make imivugo iyo nza kuba sinzi nimba ari kandi nimba ari ibintu bigenda bikajya mu bintu iyo nza gufata impano yanjye neza
ubiba yarangejeje kure pe simbabeshye kuko ndi umuntu wicara nkicara nkahimba umuvugo nkicara nkahimba inkuru niga ngeze nko mu wa gatanu natangiye kujya nandika amafilimi nkafata ikayi nkandika inkuru ikaryoha nkayisomera abana bakazi baza ngo Giovanni ngo twese niyo na P6 ngo shango Giovanni ngo wambarukaniza yaka yawe nkisomera inkuru akajya ngo shango nukura ngo uzajya wandika filime ngo shango nukura ngo uzajya ukina filime ngo uzajya wandika amafilime uyagurisha nyine ngewe nago nigeze mvuga ati mbyaje umusaruro impano yanjye sizo kuri byagenze ikintu ntangaje nukuntu waruzo yo mayeri narica umuntu wese unzi twese ngo make warakoraga kanu wabwiraga abantu nk'icumi ntoragamo wenda nka 5 babikora yego komana yanjye naragiye ngiye na sister wanjye icyo gihe tubaho neza yego komana tubaho neza ndabyibuka papa yigeze kuza mu 5 wayakuyeho amafaranga wayibye ati amafaranga wayibye wa mwana utangira ibintu by'ububandi ndabwo ati kuri ko Imana nabigenje gutya na gutya na gutya na warumirwa amwe ati rero ujye muyabika neza muguremo ibintu mukeneye sibyo dore nanjye mba ndimo ndahiga nyine niki okay rero Giovanni uvuze ko wari umusizi kandi inganzo ushobora kudakama burundu nikaba yakendera ariko ntikame ngaho shaka kimwe mu bisigo wakoze cyangwa umuvugo wawe unyihanganire mba narabikoze cyane ariko kangira ibyo nibuka mu wacye babyeyi barezi bacu nutwaga nk'icyo ngubwo urora wese ngwiki nago nibuka izina reka mvuga ubwo sindi kubyibuka neza babyeyi barezi bacu nta nubwo nagira agatitire ngiye ngo umuvugo witwa gute babyeyi barezi bacu urubyiruko rwiza mwe mwatojwe umurimo ngabo z'igihugu bashyitsi bahire indamutso yanjye ndagira nti turate inganje baruta bose rudasumbanya kuba Perezida Paul Kagame uri inganje baruta bose twaguhisemo muri bose nuhabwe impundu na bose we gisonga mu ngabo zose umuyobozi mwiza we dukesha ubuzima bwacu byiza byose twagezeho nuko wari uriho tuzagushyigikira tugushyigikire twongeye tugushyigikire uri inganje baruta bose usumba bose niwe twahisemo natwe abantu twavutse twumva ibigwi byiza wakoreye abanyarwanda genda Paul Kagame uri mwiza Paul Kagame uri mwiza ufite ubuyobozi bwiza uhereye ku nzego zo hasi ukageza ku nzego zo hejuru genda Paul Kagame uri mwiza ubereye ijisho buri wese ni mahanga barakurata genda Paul Kagame uri mwiza uba amatara atatse imihanda inganda ibigo nderabuzima amashuri amazi amashanyarazi guca ruswa burundu no kwimika ukuri genda Paul Kagame uri mwiza narawibagiwe kagarukira hanga ariko narawanditse ndawufite imyaka ibiciyemo ni myinshi ariko kigaragara cyo ufite inganzo pe hari no kera wo reka nawe umuvuga agace navugiye Jeannette Kagame ako sinago mwibuka urumva nikirashize nk'imyaka 10 Rwanda nziza Rwanda nkunda Rwanda mubyeyi watubyaye uri nziza uragahorana amata ku ruhimbi reka nkurate nkuvuga imyato reka nkuratira abatakuzi maze abakozi bakumenye Rwanda rwiza ngenda kurata cyese nsubiye mwikaye ariko ndacyayifite ntabwo nata Giovanni iyo utekereje ko iyo utekereza ko wicaranye na First Lady mugasangira yaramamagana nicaye nkaragutya aramamagara ngo ngwino nkubwire ndagenda aramobera arambwira ati courage uzavamo umukobwa w'igitangaza ukomeye imbere yawe ni heza akwatura iryo jambo ego yarabimbwiye cyane yaramobeye cyane aramobera pe dufitanye amafoto uzi ko buriya ijambo uramubyeyi yakubwiye rizagukurikira mpaka ubuzima bwawe bwose ubundi guhura nawe ubwabyo n'umugisha ukomeye cyane udasanzwe ndarabishimira Imana noneho guhura nawe gutyo muri star ntibihagije kuba wagenda ukabona kuko aguhesheje umugisha nako gusabiye umugisha cyangwa araguhaye uriya atanga umugisha sibyo akakubwira ati wa mukobwa uzagera kure ubuzima bwawe imbere hawe ni heza buri uretse kugenda ukipfayonza ukaba wakwigira igishwi kuko n'igiti baracyuhira ariko kikanga gushibuka ariko ijambo First Lady yakubwiye jya urizirikana yego nanjye ngerageza kutajya mu ngeso mbi cyane kuko hanze oya niyo cyane yihorere niyo yabuhoro yireke kutajya mu ngeso mbi pe n'Imana ibimfashemo kuko nkunda kuko turi miliyoni zingahe mu Rwanda 12 ndakira zirarenga 12 zararenze rwose none se ni bangahe uretse kuvuga ngo yakoze mu ntoki ni bangahe bicaranye nawe muri sare ni bake cyane rero uwo mugisha wawe wagutondagiye ukabona uhuye n'uriya mubyeyi akakwaturaho ijambo
n'ubu ugiye gutana hari ukuntu ugiye gukora ibitari byo ibitekerezo utari ko si Imana yanyuze muri mubyeyi akambwirira ijambo yego cyari igitekerezo cyangwa se inama yanjye nakubwira no kuri iyo nama ni nziza gusa nzahora ndigenderaho kandi bajya bavuga ngo mbere itara ntasitara bityo nzakorera urubuto ruhanye n'igiti wateye ntabwo numvise neza uvuze ndi kugira ngo nyine yambereye itara kugira ngo nasitara bityo nzamwerera urubuto ruhanye n'igiti yateye. Urakoze cyane rero ntazakwizeramo inzabibu ngo yere indibu ko bibiri ivuga Imana izabifasha aho umuhinzi avuga ati muze mu nyiranure n'uruzabibu rwanjye mba numva ko nzaba umuntu ukomeye mba numva ko nzagera kure kandi impano yanjye Imana izabimfashemo nyikomeze. Wizura umuhanga rero kugeza ubwo bagutoranije guhura n'umubyeyi sibyo ikindi umusizi amaze n'ikinyarwanda sibyo sinzi ndandika ibi byose mvuze ni ukuri naricaye mbikura mu mutwe wawe iyo ndi kwicara ndi kwandika sinzi ngo bivaye burya impano ni ikintu gikomeye. tujye muri ntibavuga umwami ntarya agira ati umwami ntarya arabikira haryo arabikira bigenza ati ndaza kukubaza ibintu bitanu ndajya ngusubiza kugira ngo turebe umwami ntarya ararora umwami ntagenda agira ati umwami ntagenda ashyirwa mu ngobyi bakamutwara ararambagira umwami ararambagira ararora umwami ntiyicara agira ate arabundikira inkoko ibundikiriye amagi wanturi umwami ntiyicara arateka hanyuma umwami ntaruka agira ate kuruka byo ntabwo ni bwa mbere byumvisha ugenekereje abagira ate ungerekereje umwami aragarura atera indabyo umvaga icyo kintu atari ikinyarwanda atera indabo umwami ntiyituma agira ate ariherera nawe uriherera kandi nturi umwami arisukira ariko warapfuye umwami ntiyituma atwikira ibirenge atwikira ibirenge ijambo igihekane kigizwe n'inyuguti ya ma na va na wa gisoma ngo iki mbwa mbwira interuro yumvikana mu gihekane mbwa guhomvomvwa manaserero nawe ntabwo guhomvomvwa bibaho guhomvomvwa mu kinyarwanda ahubwo iryo jambo ribaho yahomvomvwe ni ukuvuga amagambo aterekera Imana we aho yahomvomvwe ni ukuri guhomvomvwa ribaho ni nko kuvuga amagambo aterekera ntabwo ari uko baravuga ngo yahomvomvye Imana vana ya mbwa icyo bita mbya yahomvomvye rero ndi kukubaza ngo mbwira interuro yumvikana mu gihekane mbwa Mana vana wa mbwa ije guhomvomvwa nyamara nibyo yahomvomvye Mana ko cyo kintu ari cyo biranze mbwa ngenzi ko ari icyo ngicyo cyonyine uretse imbwibwe yahomvomvwe yego imbwirwa mvuge cyane ariko nanjye kuvuga ngo imbwirwaruhame ngako ntabwo ari byo ni imbwirwaruhame ntabwo ari imbwirwaruhame ndakibagiwe ariko ndakizi radiyo uzuza mbwa
radiyo y'u Rwanda. Ngiye kubeshya abanyarwanda. Radiyo shyiramo icyo gihekane cyambwa. Radiyo yo mu Rwanda yavuze amakuru imvaho. Ashobora nturi kugira ngo igihekane kinanire kumenya inyuguti zacyo biragoye, ariko interuro nyine ziba zikomeye. Rero ntibikubuza ko wagira zero, kuko hari igihe batakubaza ngo ukisomwa gute ahubwo ugikoreshe mu nteruro. Nenguwe n'umurongo. Radiyo Rwanda ngaho shaka igihekane mvuga urebe ukuntu wakijombamo. Radiyo Rwanda irumvwa cyane. Voilà, ngibyo. Kumvwa. Yumviswe. Kumvwa. Yumvi nagari kiramvuze ngo yumviswe. Ngomvwe. Radiyo Rwanda yumvwa na benshi mu gihugu. Wumvise? Icyo nshaka icyo gihekane ngo kinshirire muri cyo nshaka burya. Reka dusoza ha Giovannis. Murakoze cyane. Ariko uyige cyane bihekane muri kiye turi kumwe. Buri kigano dukoranye urajya utaha hari gihekane nkwigishije. Ego. Sibyo? Naye ngiye kujya kiraho mwete. Aho nsubiye ku ishuri. Thank you.